Thank you so much once again. We are still in poetry, and now it is the time for the poem The Lazy Man. It is written by a Nigerian poet. Now we read this poem, we explain that, and then after there are some questions that are asked and you have their answers, so be there in order to get real meaning of this poem and full explanations and even analysis. So now let us start. Reka tubashimire cyane utugeze kuri poeme yitwa The Lazy Man. Lazy Man ni ukuvuga umugabo w'umunebwe. Aha hariho ibibazo byagiye bibazwaho turabisubiza, kandi uragenda wunguka ubumenyi bwinshi kuri iyi poeme cyangwa se kuri iki gisigo. Ndagira ngo mbibutse ko cyanditswe n'umunya Nigeria. Reka dutangire. When the cock crows, the lazy man smacks his lips and says, "So it is a daybreak again, is it?" And before he turns over heavily, before he even stretches himself, before he even yawns. Hano rero kuri iyi strophe ya mbere iratubwira ngo igihe inkoko zibitse, ubwo nukuvuga haba ari mu gatondo ka kare, the lazy man, uyu mugabo w'umunebwe, atangira kwikomba iminwa, hanyuma yarangiza akavuga ngo ngo umunsi uratangiye nanone, sibyo se? Hanyuma noneho mbere yuko yihindukiza, ariko yihindukiza nk'umuntu ufite ibiro byinshi aremereye, ndetse na mbere yuko yinanura, na mbere yuko tuyoni ni ukwayura, na mbere yuko yayura, the farmer has reached the farm. Nukuvuga ngo abahinzi baba bamaze kugera mu mirima, the water carriers arrive at the river, abavomyi nabo baba bageze ku migezi, the spinners are spinning their cottons, ndetse n'abahinzi ba koto nabo baba bari kuzitunganya, the weaver works on his clothes. Hanyuma noneho aba bandi bafuma imyenda nabo baba batangiye akazi kabo, and the fire blazes in the blacksmith's hut. Blacksmith ni abacuzi. Hanyuma noneho abacuzi nabo urumva baba bageze ku murimo wabo, batangiye akazi. The lazy man knows where the soup is sweet. He goes from house to house. Ariko uyu munebwe we icyo akora, aba yamaze kuneka amakuru neza neza, azi aho ibiryo bihiye, hanyuma agatangira kugenda urugo ku rundi. If there is no sacrifice today, his breastbone will stick out. Hanyuma noneho ngo bikagaragaza ko nihatagira umuntu umwitangira uyu munsi, inzara iraza kumuhitana. But when he sees the free yam, ariko iyo abonye ibikoro by'ubuntu, bwo yam ni ubwoko bw'ibikoro bw'ibinyabijumba, muri Nigeria nibyo bakunda kurya cyane, babigira nk'ikiribwa cy'ingenzi. He started to unbutton his shirt. Iyo bamwegereje rero isahani iriho ibyo bikoro, atangira no gufungura amapesi y'ishati kugira ngo akunde abone uko abyegera neza. He moves closer to the celebrant. Hanyuma none ubwo ibiryo agatangira akabyegera, nyine birumvikana, ari nako atangira kubyataka. Hano hariho icyo twita celebrant. Twabonye ko donc mu nyungura amagambo cyangwa vocabulary batubwira ko ari umuntu ukunda kwitabira ibintu by'amasengesho. Rero ubwo yegera nyine ugiye kubisengera, bagatangira nyine bagatangira amafunguro. Ubwo muri rusange niko twabigenekereza, niko iyi poeme ishatse kuvuga. Rero icyo ishaka kuvuga, irashaka kugaragaza abantu b'abanebwe badakora, ahubwo bakirirwa babunza inda bashaka ibyo kurya by'ubuntu, kandi nyamara ari abantu b'abagabo. Now hari rero questions, ibibazo byagiye bibazwa. Icya mbere kirabaza ngo what is the poem about? Ese iyi poem iravuga kuki? Igisubizo, it is about a lazy man who doesn't like a job. He works up late and begins hunting house to another, begging for soup. Soup looks for a house with a sacrifice where he can get freedom. Hano icyo bashaka kuvuga rero, iyi poeme iravuga kuri uyu muntu w'umunebwe udakunda gukora, abyuka mu gitondo agatangira kugenda higa kuri buri nzu yose, mu mihana yose, agenda asabiriza ibyo kurya ngo nyine kugira ngo abone uko abaho. Where he can get
because of his laziness he will not be able to marry the wives. Ariko noneho kubera ubunebwe bwe ntabwo ashobora kwishakira abagore, therefore rich men will marry them for him. Kubw'ibyo rero abundi abantu b'abakire, abagabo b'abakire nibo donc bashaka abo bagore mu mwanya w'uyu murezimani, ko ashatse umugore ntacyo yamutungisha, birumvikana. Icyo nicyo gisubizo. Number 2, what the type of the poem is this? Barabaza ngo se iyi poem ni bwoko ki? The poem is a free verse, modern poem. Ni ukuvuga ngo iyi poem ni free verse, ni ukuvuga ngo nta mategeko n'imwe ikurikiza mu kuyandika, ni iyo mivugo igezweho muri iki gihe of the lyric types as it expresses the strong feelings. Hanyuma ikaba ari mu bwoko bwa poesie lyrique. Hanyuma iyi ngiyi ikaba igaragaza ibyiyumviro biremereye, strong feelings of unhappiness, ibyishimo, ibyiyumviro by'uburakari by the poet towards less people in the world. Ibi rero bikaba bigaragazwa n'uyu mupoet cyangwa n'uyu musizi ntabwo yishimiye abantu b'abanebwe muri iyi si, who end up being burdens to others. Abangaba bafite imbaraga ariko bikaza kurangira babaye imitwaro ku bandi. Burden ni umutwaro. Question number 3, it is what is the tone and the mood of the poem? Ese tone na mood by'iyi poem ni ibihe? The tone is unhappy. Ni ukuvuga ngo biragaragara ko uyu musizi ntabwo yishimye habe na gato, because the person is not happy with the behavior of the lazyman. Kuko ntabwo nyine birumvikana yishimiye imyitwarire y'uyu mugabo w'umunebwe, who doesn't want to work but keeps on going to other people's house looking for free food. Ariko agakomeza agenda zerera mu mazu y'abantu asabiriza ibyo kurya. Now let us proceed with the following number 4. Who is the persona? How do you know? Ese ninde uvuga? Ese ubizi ute? Perhaps is a neighbor. Birashoboka ko uyu poet cyangwa se uyu uri kuvuga iyi nkuru ari umuturanyi w'uyu muntu, ashobora no kuba brother, birashoboka. This is marked from stanza 1 where he seems to know the lazyman's behavior from his sleeping room. Kuko bigaragara yuko hari muri stanza 1 cyangwa se muri strophe ya mbere bigaragaza ko uyu muntu azi imyitwarire y'uyu lazyman kugeza naho aryama mu buriri bwe. Ni ukuvuga ngo amuzi neza. Number 5, what is the tone and the mood of the poem? So the tone is disappointed and sad because of the lazyman's behavior. Donc tone ntabwo ari nziza ko bigaragara ko uyu muntu ameze nkaho yatengushywe n'imyitwarire y'uyu lazyman cyangwa y'uyu munebwe. This creates a sad mood toward the man who dislikes working but continues begging food from house to house. Birero bituma uyu muntu yangwa bitewe nuko afite imico mibi n'ibikorwa byo kugenda asabiriza. Number 6, comment on the structure of the poem. None ugira icyo uvuga ku myubakire y'iki gisigo. The poem is made up of 5 stanzas of an equal number of verses. Ni ukuvuga ngo iyi poem igizwe n'ibika bitanu, byose bikaba bifite imirongo itangana cyangwa imirongo itangana. Stanza 1 has 11 verses. Urugero, stanza ya mbere ifite verses cyangwa se imirongo 11, stanza 2 ifite imirongo 2, stanza 3 ifite imirongo 2 nanone, stanza 4 has 3 verses, yo ikagira verses 3, stanza 5 nayo ikagira verses 3. So now birashoboka ko wenda uburyo twayanditsemo hano atari ko bimeze, ariko structure y'i poem ni uku nguku niko yubakitse. Nuhura nayo bakakubaza ibibazo uzamenye uko ubisubiza. Now 7, comment on the language used. Noneho gira icyo uvuga ku rurimi rwakoreshejwe. The language used is simple and easy to understand. Ururimi rwakoreshejwemo hano ruroroshye kurwumva and get the intention of the poet. Hanyuma noneho rukagaragaza n'icyo umupoet yashaka kuvuga. The poet has made good choice of vocabulary that carries the messages across. Biragaragara rero ko uyu mupoet yakoresheje amagambo vocabulary nziza zituma abasha gutanga ubutumwa bwe neza.
Words like farmer, water carrier, spinner, weaver, and blacksmith represent hardworking people. Amagambo nka farmer, water carrier, abavomyi, na bariya bantu bandi, donc bariya bakora muri kotoni, na bariya bafumyi cyangwa abadoda imyenda, n'aba bacuzi, biragaragaza abantu bakora cyane. Mu gihe lazy man suggests the lazy man who dislikes working. Mu gihe ijambo lazy man ryo rihita rigaragaza abantu badakunda gukora. Urumva ko ni abantu babiri bahanganye, harimo hard working people, hakazamo na lazy man. Now ngira ngo rero ibindi twabarekera umwanya mukagenda mubicishamo amaso, hanyuma ibyo mudasobanukiwe mukazajya mugenda muduha comment mutubaza icyo bivuze. Reka rero tubasigire umwanya, hanyuma namwe mwihere amaso. Icyo tubasezeranyije cyo nuko turi kumwe mu ma poems, tuzabagezaho menshi tuyabasobanurire ku buryo nk'abitegura ikizamini cya leta ntabwo muzigera mugira icyo mutuburana. Reka rero tubashimire cyane, kandi n'abandi batari abanyeshuri, abarimu cyangwa n'abandi bantu basanzwe, namwe mushobora gukurikira Literature TV kuko tubafitiye byinshi cyane kandi byiza byubaka sosiyete. Reka duhaguruke turwanye ubunebwe, dukore cyane. Let us stand up and fight against laziness and work hard. This is the only way of reaching the development that we wish in our daily life. Thank you so much.